football yo muri Tanzania nta kintu kinini iruta u Rwanda ariko ikintu cyambe kirimo ko niba bafite icyo bita competition amakipe yose abashaka guhangana ni rimwe gusa Simba yageze kuri quart de finale tukumva ngo amakipe ane ubu byahozeho kugira ngo tuvuge ko rugero APR cyangwa Rayon Sport cyangwa Police bagereho babona guhura n'amakipe mato bagomba kubona ama points ahagije ariko ibi byose mugomba kwishiramo ikintu kimwe amakipe yose aje mu rugo agomba gusiga amanota hanga twagiye kuri quart de finale dutsindiye mu rugo gusa ariko hanze bitanu bingaye bitanu kumva ko ari byinshi ariko twebe tukashaka amanota 9 twese tuba tuzi ko niturangiza umupira tuzakora ibindi kwa kenshi niyo mabona ko umuntu abari gushaka akazi abari gukora akazi kugira ngo narangiza umupira habe niba afite business ze akicara akirukira kwa umupira ufite stress cyane ubaye nk'umutoza kwa ibibazo byose uko equipe yasinzwe biza kuri ibibazo byose so we ntushaka umutoza ni ibintu utatekereza nje ntago nigeze nekereza ko nabo umutoza ariko football ni ikintu orangiza gukina kugira ngo uve muri nuza ya football bikakugora so at some point natwe abakinnyi igihe turanga wese si mwene wacu se ukamusuzugura ari umuzungu uko wavuze saa moyo ukaba wageze saa 12 uko abantu bakunda football hano mu Rwanda ni bake turavuga gusa uko turi hanze ariko na iyo passion nago tuyizana kuri stade orebye muri Tanzania ushaka gukina match imwe ariko ukagira ngo wakinye match 100 ukuntu bagufana ukuntu bafana amakipe yabo kagira ngo ikipe yabo niyo ya mbere muri Tanzania ko ugasanga hari indi bahanganye ariko kumva ko iyo position bari gushaka ikipe yabo bashaka ikipe yabo ikora neza uko ukinye nayo barabivuga uko byanze barabivuga uko koze neza barabivuga ariko nabantu bashira n'abayobozi kuri pressure n'abayobozi bahita babyumva ko ikipe y'abafana ikeneye abakinyi beza Medi amakuru yawe muri rusange umunsi tukubonye nimboneka rimwe ariko twongeye kubona muri stade baje kureba match ya Vipers na Azam FC Medi ubu bite bya Medi ndaho ndakomeye nabisanzwe no kuza kureba match kwa ko hari inshuti za nyinshi kandi bagombaga kunsuhuza niho bari banyine batangira ko waje kuri match ntabwo nkunze kuza kuri stade ndabizi ni gake cyane ariko Medi career ubu Medi uri hehe Medi turamubona he season itangira 2025 2026 ubu none ndi free agent ntabwo ndabona ikipe ndategereje kugira ngo mbone offer ubundi mu kiruhuko kugeza igihe ndi ubonere ekipe nta kibazo ari igihe mwambona 2025 mu yindi kipe mu yindi mwenda tuvuge ko ari indi jezi nshasha so I'm only waiting for an offer. Are you going back to Tanzania or somewhere else? It will depend. Either Tanzania, somewhere else, anywhere. It depends on which kind of offer. Offer zirahari. Negeje offer nziza. Okay, very good. Egende wibonere nta kibazo. Ariko Medi hano mu Rwanda abakinyi bakiri batoya bajya hanze bagahita bagaruka ukabona ntibatinze kandi abakinyi basanga abakinyi beza. Medi ukinye igihe kinini kandi on the top level. Ibanga ni irihe wo kuri wo? Kintu navuga ugomba kumenya ko niba ushaka guhindura ubuzima bwawe muri football you have to face some challenges. Hanze hari challenges wavuga ko ubuhuye n'aba profession kugira ngo uhore ukina hanze ugomba gukora kuruta abo wasanze hari so at some point ndashaka kuvuga ko andi birabananira kubera ko badashaka kujya muri challenges akumva ko niba ageze hariya uri aramuruta azakina tu but if you push and work hard
it makes you have a position in the team. Bitabyoroha itubona akazi ukumva ko igihe cyose uri gukora kandi igihe ugiye mu ikipe ngo yo hanze umenye ko uri gukora ushaka kujya hanze nuvuga ko wageze aho washakaga kugira ngo wivoliwe cyangwa ugere kure ahantu hose uri ugomba gukora kugira ngo have ubone ahandi harutahuri nubyishyiramo akenshi biragufasha ushaka gukora neza ikipe kakongera amasezerano cyangwa ukabona indi kipe kandi iri bugwa amasezerano meza arutahuri. Medi wakinye muri Tanzania makipe atandukanye hano mu Rwanda wari wakinye football y'u Rwanda ubona iburi ki kugira ngo irusheho gutera imbere kuko abantu benshi baravuga ati kuki tudatera imbere ese mu Rwanda nuko nta mpano zihari ikibazo nyamukuru wowe nkuko ubibona ni iki? Ikintu cya mbere navuga football yo muri Tanzania nta kintu kinini iruta u Rwanda ariko ikintu cya mbere kirimo ko niba bafite icyo bita competition amakipe yose abashaka guhangana nuko yazana umukinyi ari umukinyi mwiza kabisa wakongera ikintu mu ikipe uko abari kuzana competition muri club na club hazamo kwako n'abandi bahitavuga ko nayo tuzana umukinyi orenze uriya cyangwa ufite ubushobozi nka uriya bikazana iyo competition ku makipe atandukanye nonoka akazamo kuzamuka kwandi makipe nayo ngayo twavuga ko amakipe akomeye nibaje muri Champions League akajya akora neza kurutaho ariko ikindi navuga twewe ni nko kuvuga abantu bakunda football hano mu Rwanda ni bake turavuga gusa uko turi hanze ariko na iyo passion nago tuyizana kuri stade navuga ngo abafana bihereye no ku bayobozi abanyamakuru abantu bose umva ko azi hari ko hano haba football orebye muri Tanzania ushaka gukina match imwe ariko ukagira ngo wakinye match ijana ukuntu bagufana ukuntu bafana amakipe yabo kagira ngo ikipe yabo niyo ya mbere muri Tanzania ko ugasanga hari indi bahanganye ariko kumva ko iyo position bari gushaka ikipe yabo bashaka ikipe yabo ikora neza uko ukinye nayo barabivuga uko byanze barabivuga uko koze neza barabivuga ariko nabantu bashira n'abayobozi kuri pressure nabaye bahita babyumva ko ikipe y'abafana ikeneye abakinyi beza igihe badakoze neza kumva ko barababaye ariko berekana ko bafite iyo passion y'umupira twebwe hano turafana tugafanira hanze nuko match yarangiye niba bavuze umuntu kuri radio na nubuzi niba yakinye neza niba atakinye neza nta kintu wabonye ariko n'uyu mukinyi nawuzi ariko kumva ko ngo Kagere nta mukinyi urimo kwa ko wumvishe undi ko yavuze nta muzi ariko uje kuri stade ukareba ugashyiramo amafaranga kubera abantu batinya gusora amafaranga yabo kugira ngo baze ibintu by'ubuntu barihuta ariko ibintu birimo amafaranga nk'ibike hari abagurisha amatike hafi n'ibihumbi 100 ukumva ko ari amafaranga menshi ariko kubera ko ashaka kureba ikipe hari ikintu bita promoting their clubs ikintu dutafitanga na promotion dufite kuvuga nka makirabu afite promotion nuko ibintu byose bakora arije mbona batangiye kubiga hano ariko nago babishyira mu bikoro ko bigomba kuba ese twavuga ko ari ikibazo uvuze cya promotion ikibazo cy'abafana bataza benshi ariko se urwego rw'abakinyi n'imitoreza aho byaba ari ibyo kibazo tubona amakipe atari competitive nago twavuga ko amakipe atari competitive kugira ngo tuvuge ko rugero APR cyangwa Rayon Sport cyangwa Police bagereho babona guhura n'amakipe mato bagomba kubona ama points ahagije niyo mpamvu ubona za Simba ariko ibi byose mugomba kwishyiramo ikintu kimwe amakipe yose aje mu rugo agomba gusiga amanota anga nuko twabigezeho muri Simba bwa mbere ngira muri Simba itavuga ngo hano nta muntu wahava reka badutsindiye waba mukipe yadutsindaga 5 ariko akaza hariya ibishoboka byose kimwe kubusa zose ari za Vita Club arizo twatsinze zose amakipe hariya twagiye kuri kade final dutsindiye mu rugo gusa ariko hanze 5 bingaye 5 kumva ko ari byinshi ariko twebe tugashaka amanota 9
tukajya kuri quart de finale kugera kuri quart de finale hari amanota ubona kujya muri groupe hari points ubona Yes. no bitabigufasha yuko wahura n'ikipe ntoya ubutaha muri Champions League qualifications ariko bimeze kuriya bugiye cyose mukajya muviramo hanga kuri stage ya mbere cyangwa stage ya kabiri ukumva mutageze no muri group stage nta manota menshi mwabona muzahora muhura n'aya makipe nk'ari ahari za Pyramid muzibaye impamvu muhura nayo mutabizi kubera ko Pyramid na makipe none bashyira muri ntuza yawe hari amakipe akomeye afite amapoints menshi ubu Simba bashaka no kuyihuza n'ikipe nka APR cyane kubera ko bazi ko Simba hari ikomeye none kipe ntoya nizi Rand Sport okay kubera ko na points ibintu byose bareba kuri points ikintu cyambe ni ukuzamura football yacu amakipe akina Champions League afashije akagira ngo muri imwe gusa kajya muri quart de finale uzumva ko hano hasohoka amakipe ane cyane andi abiri akajya muri Confederation andi akajya muri Champions League uko byageze ni rimwe gusa Simba yageze kuri quart de finale tukumva ngo amakipe ane ubu byahozeho nuko bimeze nono ni babantu bumva ko umunsi bageze hano kuri stage bahita bashyiramo ubushake ubutaha turashaka kujya kuri finale bose barahageze no kubera competition iri hagati yabo tuvuge ko nka derby Simba Yanga yageze kuri finale Simba itevuga natwe tugomba kugerayo ubushize bageze usumva ko ari ikintu kiba kiri kuzamuka ubu ubonye Simba urwego irimo na Yanga yatandukanye niba warebye match baje gukina Yanga difference ubona ko kuntu bakina ari itandukaniro no kuntu dukinanga cyane akabazo ka nyuma ubona Amavubi ko abanyarwanda banyoteho ko yongera gusubira muri CAN ubona haburi iki ikintu navuga ko cyabura navuga iki none cyangwa se ubona n'ikibona harabura iki hakorwa iki urebe twebe tufite ikintu kimwe dufite nkatwe dufite abakinnyi ejo bashaka kuba ari beza ejo bundi mukababura ikintu cya mbere umunsi ushaka kuba ufite ekipe uzi ko ekipe niyo izadufasha cyangwa our new generation of tomorrow ugasanga mwabo bakinnyi kandi uko igihe kiri kugenda barimo baravamo undi asigaye ameze nabi arakora nabi ukungu but ikintu cya mbere niba dufite icyo bita academies tukamenya koko guhera hasi guhera hasi tukamenya ko aba bana bafite nuza bari mu system barimo academies irafasha twebo abakinnyi ubona benshi umupira bawugiyemo bamaze kujya imyaka 18 andi 20 akumva ko yakina umupira kumba arawuzi ariko tudafite academies na basics twagira nabaye mu Barabu ndabizi wahoraga n'umwana afite imyaka 5 ariko baramuha baro ayikine tu ariko umubyeyi akamuzana akamutegereza saa imwe akamujyana basics baba bafite icyo bakina tugiye gukina na Noza Algeria system ya ekipe nkuru ikina ni yindi niyo abandi bakina no muri academy niyo bakina umva ko ari ikintu bavanye abana bakiri bato bakabazamura ikintu cyame dushizemo ubu ngubu ndashimira abakinnyi benshi batangiye gushyiraho to academy ariko ntabwo navuga ko ari academy za zindi zikomeye oya ni bandi abari gushiraho kugira ngo nawe afashe babana kwa ko nayigeze gukina umupira abona ko yafasha n'abandi ariko nawe yavuga ko ngo abafite all the equipments zafasha abana kugira ngo iyi academy bumve ko ari academy nziza ibi bigomba kujyamo na tuvuga ko na FERAFA egafasha cyangwa federation egashiraho academy bigeze kuba abana bagiye kuzamuka under 20 niwe bukaba Emery bande ikipe yari imeze neza batumva ko iyo niyo generation nshasha igiye kuba ariko ngo rebye ni bangaye bagikina hani ndi yategurwaga ntacyo nayin na continuity nibo koze ikintu nubona umusaruro komeza hari igihe biza uzungukamo ko ibi bintu uri gukora so at some point twewe dukunde football akabazo kanyuma igihe uzawurangije kariyeri yawe yo gukina
utekereza kuzaba umutoza kuzaba umu agent ibyo ari byo byose ushobora kuba hari ikintu utekereza uti njye nshobora kuzaba umutoza cyangwa se nkazaba umu agent ikintu cya mbere twese tuba tuzi ko niturangiza umupira tuzakora ibindi bintu kwa kenshi niyo mpamvu ubona ko umuntu aba ari gushaka akazi aba ari gukora akazi kugira ngo narangiza umupira habe niba afite business ze akicara akirukira kubera ko umupira ufite stress cyane ubaye nk'umutoza kwa ibibazo byose uko equipe yasinzwe biza kuri wowe ibibazo byose so wowe ntushaka umutoza ni ibintu utatekereza njye ntabwo nigeze ntekereza ko nabo umutoza ariko football ni ikintu urangiza gukina kugira ngo uve muri nuza ya football bikakugora mu buzima bw'umupira bihita bikugora wumva ko okay ndangije gukina nene biragenda gute kumva ko noneho waba nk'umu agent kuko nigeze kugerageza ubo agent bari kumbwira ngo wowe ufite experience abakinyi wadushakira ushaka kumuza n'umukinyi runaka ambwira ko ngenda cyari gukina ajya ndabizi kandi ndi muri sene ariko mitanshaka umukina nkabona ko umukinyi wuhe mitanshaka yavuga uyu mukinyi aragufasha none umuhaye akagera hari akabona ko umukinyi mwiza bamufashe bamukunze bamuha amafaranga menshi akaza nshimira cyavuga ko wamaye umukinyi mwiza ukumva ngo kubera iki tudakorana ngende hanze ariko ngaba mfite umuntu dufite connection atangira ngo wabo mu agent mwiza ko yakugeze gukina position ndi gusaba abakinyi barabaza ngo mwatakoza umwataka iki babakeneye ukumva icyo tukavuga ariko muri football kugira ngo yive mbiragoye mbere numvaga ko ari ibintu byoroshye kanshaka amafaranga nyabona shiraho business zanjye nite nicyera mbe mu bintu by'umupira thank you umupira wacu nibo shaka kuwushobora neza kugira ngo ube umutoza ni byiza yuko waba na investments zawe ikintu kitugora ukumva ko muri Afrika bigoranya abatoza sinzi ukuntu batoza ni ibibazo ibintu umutoza ashaka kuza nko muri Afrika ndaguha urugero muri Afrika biraba cyane umutoza ashaka kuba adafite imbaraga zo kuvuga imbere y'abayobozi ariko muzungu akaba afite imbaraga akavuga neza bakamumva bakanabikora ibyo ashaka ashaka kuvuga ngiye mutama yo n'uyu na equipe ntabwo nayitoza bakabikora umunyafrika abazi ko n'ubundi atazi gutoza kwa ko ni nawe ari kwigira ku bazungu kandi tuba abanyafrika dufite ikintu bita kuba ari twewe tugomba kuba so cool ku bayobozi turasabiriza nko kuvuga urasa bagomba kumwinyinga mwese twabona yo mukiye atamuguhaye ni ubona ko nuko yatoze equipe nago yaguha umusaruro ukeneye agita gucinya inkoro none nago yaguha umusaruro wa wundi ukeneye ariko urebye neza natwe dufite abantu baba batoza beza bo muri Afrika kandi bakanatoza amakipe Ibenge sari umutoza mwiza cyane ni umunyafrika cyane uko hari abandi batoza b'abanyafrika kandi bakora neza ari Piso yakoze neza arundi nawe yavuye mu South Africa uri yatozaga hari ejo bundi n'abatoza beza ariko kubera ko bashizemo imbaraga kugira ngo bamenyekane ko ari abatoza beza nuko byagenze so at some point ibintu byica niyo mpamvu bumva ko bahita bazana umuzungu babazi ko umuzungu n'ubundi uyu nk'umukinyi ashaka umumva umuzungu niba yavuze ikintu aba yakibuza abantu bazi ko umuzungu aba ari seri bakibajya ko n'umwirabura ashaka kuza ari umutoza kandi ari seri bagasa ashaka kuvuga ikintu kandi ari ibyo ashaka so at some point natwe abakinnyi igihe turanga uyu se si mwene wacu se ukamusuzugura ari umuzungu uko wavuze saa moyo ukaba wageze saa 12 kubera iki natwe tuyita akazike ariko haje wa mutoza yabana uku nuko niyo mpamvu nje cyambe numvaga ko umutoza niba abazungu bafite investments ashaka kuza uyu munsi iminsi 5 itavuga ngiye equipe na irese ariko we nibo dafite indi investment utabumva ko isoresa akazi wajyaye icyo kibazo niyo bakubwiye ko ebana ibi nabyo ebana kora ibyo mufite koresha ibyo mufite urabigenza gute nakundi umuzungu w'imubwiye itavuga ngo ejo ndataha cyane kandi ukamwinyinga so at some point twewe tugomba guhindura kugira ngo byibura
bamenye ko n'abanyafurika ari abatoza beza tugomba kuba igihe umutozo kamuhigiye ngo kwa kundi bahereza umuzungu igihe bakamwinyinga bakabona ko ari ikintu yakora yafashe ikipe at some point natwe abakinnyi tumvira mu bazungu cyane kuruta abirabura bene wacu ukumva ko sawa nta kibazo turi relaxed ariko ku muzungu waba uri serious na n'ikintu na nikoso shaguka kubera ko we abazi akazi ke ntabwo abashaka kuzana imikino mu kazi ke baratoje ibintu byinshi cyane niba uri umutoza serious rakara nona nyuma y'imyitozo muraseka niba museka nona ariko utabasha gukora ibyo ashaka agushyira hanze ntabwo yagushyira mu kuba akora inshuti agushyira hanze kuko bashaka ko aboneza asante sana